hari n'ikintu ashaka kubwira. Ndashaka kumenyesha ko ngiye gushaka undi mugore. Rubuze? Ntabwo byumvise se? Ntabwo byumvise. Navuze ngo ngiye gushaka undi mugore. Undi mugore byanyabyo se cyangwa ni ibintu uri kuvuga nyine kuko nari nkoreje igihe utahiye? Undi mugore nyine undi mugore wa kabiri. Kubera iki se habaye? Ni igiki ntakora hano ni igiki ntashoboye gituma ujya gushaka undi mugore? Ese ibyo nabyo biraje bijyo ngo bimanza. Bitaba urubanza se? Uru rugo surwo ni semerewe gukorera ibyo ashaka. Uretse ko rimwe na rimwe hari ibyo wirengagiza ubu ni urugo rwanjye nawe. Ngewe hano narakubyariye turararana ndagutekera ndakumesera ndagukoropera inshingano zose z'umugore hano barakoze. Wiriwe. Kuko kuzanye umuntu mu cyumba. Uyu yitwa ni n'umugore wanjye nakubwiraga cyane. Yitwa Zara. Yitwa Betty, madamu w'abana banjye. So, Betty nishimiye gura nawe. umuntu wose wanjye. Umva rero icyo nshaka. Mubane neza, mukundane, nta nduru ushaka, nta mahane ushaka muri nzu. Akazi mushinzwe ni ukunkunda no kunyitaho. Sibyo? Nta kibazo rwose nagiye mu ngendo. Ahubwo Betty nizeye ko tuzabana neza nta kibazo. None se nta n'ukuntu kumushyira mu cyumba cy'abashyitsi. Yanagira ngo nagusuhuza ariko. Gusuhuza mumenyane. Ansanze mu cyumba. Ako narabikubwiye. Hari ikigutunguye kirimo? Je ni karibu wamufasha no gusasa niba bitararangiye. Ko ntacyo bitwaye. Okay bebe. Sawa. Nusubaye iki? Nta kibazo. Sawa. Betty umeze ute? Hanyuma kandi bebe. Uje umufata nk'umuntu mukuru. Nibyo ndabyumva. Arakuze gukunda. Sawa murasanga muri salo. Yego. Mumenya. Utinyuka kunuka ngo ndi imbesiri. Good. Nambara muri rugo. Azanye indaya muri rugo igiza kunshinga ku mutwe nkurura imisatsi. Hari umuntu akubwiye ko wankuye ngewe hahiye. Ariko gira ko namuruta. Namuruta su n'umwana nabyaye wazanye hano ngo ndere. Ngewe shizwe kurera izi ndaya za rubanda. Okay. Su iki? Abo ngomba kuvugana ngo uvuge. Ibyo byarangiye. Ibyo byashize. Arambwiye ngo ngiye kujya nkundagura umpa gusohotse muri uru rugo. Nta mwanya gifite. Nabo nakubise wowe nogera gukoza intoki nanakwica. Navuze ngo mugabanye gasoko muri inozo. Aka gasaku niyo wakazanye. Sibyo? Aho bigeze bwo bigiye nakubahiye. Narakubashye bihagije ubu byarangiye. Nta gano wankuye hahiye. Kwanza uru rugo niyo ndaya yawe musigara mubigirayo. Igira mva mu nzira njye kuzana imyenda. Ako wikanze cyo no munsi. Ukanteza indashi. Agira ngo ngiye ntago ngiraho kuba. Kigori. We. Sibiriya namugize. Kwa mfasha kenda. Nanjye ntabwo nagumana hari umuntu umeze kuriya uzibona nkubise n'ibiki byose. Ese nawe nkubitaho noneho. Nuse mupfuye. Njye nsanze ari kumwe cyane ndamubwira ngo ese ko kudatubwiye nyine ngo tujye dukundana.
Ugiye ngaho muzubake rukomere ntabwo giye nabana n'indaya mu nzu n'umugabo udafite ubwenge ngira nimero yangu ushyireho tiki ushyiraho iki cyundusha amafaranga wambwiye byose sekaye ku meza uri gufata breakfast nta breakfast nshaka beshe ntabwo wakirirwa gutya ntabwo wagenda umunsi wose uri bugaruke nimugoroba nari ikintu wafashe wowe sohoye mwana n'ubundi nanjye ndi mu bari bumwe nta kibazo ariko ni nawe ugiye njye naza no kunywa nyuma nta kibazo nakubwiye ko ntayo ushaka ariko urwaye se ako ni ngombwa umuntu ntabwo ufite umutwe nagomva nakubwiye nta cyayi shaka nanjye ndi guhoza impamvu utagishaka uri rwose ubuzima kucimbatira ndi umwana ku mwana rero wahatira kunywa cyangwa kurya atari cyangwa agira ibyo nta kintu nshaka ukinywe ntacyo bitwaye nta n'ikindi ushaka se kitari icyayi cyo mpfa ni uko uva mu rugo ufashe ikintu nzana imbuto basi akomeza utera umugore we nakubwiye ko nta cyayi nshaka sibyo nirigoroba ibyo nyine abanyarwanda bajya bavuga ngo akumiro ni amavunja uriya we yatewe n'abahe bazima asigaye ahera kuwa mbere akageza ku cyumweru avuga nabi urateka ntarye ataha imbwa zirira gusa uyu mugabo byamugendekeye bite noneho ngo azingarahimanye ndaje nkinywe nyine kanizane n'umugati sihani ibintu by'urukundo rwacu ndubona bizabirangira gute maze iminsi mbitekerezaho ahubwo no mu byo narefite kuganirizaho no munsi nabyo byari birimo ese ubundi be undi wazabwira uriya mugore wanjye bikaba uko byakabaye igitekerezo cyiza sure nyine ukuntu tumeze amubwira tukabishyira ku mugaragaro ukaba umugore wanjye wa kabiri kandi ni ukuri njyewe uko mbizi nzi ko nta mukobwa cyangwa umugore wakishimira kuba uwa kabiri kuba nk'amahirwe ya kabiri se cyangwa guharikwa tubivuga uko ndabizi ko bizamubangamira akageraho akijyana undi tukabisigaramo umunezero wacu ibyo byose nzi arizirika imyaka tumare sinzi ariko gusa yarafashe umwanzuro ngo kumubwira ko ngiye gushaka umugore wa kabiri cyane ko sinkinamubona ngo numve asigaye yarabaye umugore wo mu rugo pe nta santima ntera uri gukeneye umuntu mutoya muzamusohokana akavuga ngo wawu ahantu hose ukaba uri byose mu rugo imico ibiki teka ariko dushobora kuryama bukarinda bucya ebana televiziyo ikanga kwaka ndakumva rero ubwo gahunda niyo ngiyo kandi ntabwo ntekereza ko bizatinda uriya mwanzuro nawufashe reka ndagukunda nanjye kandi urabisubiza ko ngukunda ngukunda kukurusha oya shiri ndagukunda ahubwo handi mba numva yuko mba numva nyine nshobora kuzajyana na fuha mbabonanye n'ukuri buriya reka nkubwire hari akantu kajya kansetsa kawe mbere najyaga nkubwira ngo ndagukunda ukareba hasi none ubu ngubu usigaye bimbwira undeba mu maso warafashe mbere nabwo ngo ndagukunda ukareba cyo kareba ku ruhande
nyine ubu bisigaye ngukunda mba numva ari we mugabo w'inzozi zanjye nanjye niyo mpamvu ari nayo mpamvu tugomba mube hano hantu natanze komande nababwiye sibibi ko wishimye cyane nishimye sho tugiye gutangira ubuzima bushya ndicoreke niyo mpamvu nibagiwe kukubaza uko umaze iminsi utawutinze ku kazi babongereye amasaha abaze ushinzwe kumenya amasaha ntahira uri time kipa ku kazi aho nkorera nuvuga ngo kazi bahinduye amasaha ni wowe dupanga akazi uzi igihe gatangira n'igihe karangirira isi kucyo usubiye subiza nabi nkeneye kumenya igihe utahira kugira ngo kuba ufite n'umutekano aho uri azi ko hari igihe usigaye uza saa 10 ariko ntabwo ushobora gutanga n'iminota 2 cyangwa amasegonda 30 yo kugira ngo umuntu abaze arye n'ibiryo bamuhaye uzanye ibiryo ngo turye utangiye sababu zawe kandi nanone reka hariho naho umuhohotera mu buriri utaha bukeye unaniwe ku buryo utari bubone umwanya wo kuganira mu gitondo ntukicara ku meza ukagaruka mu kindi gitondo saa 10 ibyo kuvugana kuvuga ngo umutegera ku biryo tuzavugana ryari iteka ryose ko mbumbu ndi guhunga ibiganiro nshaka ko tugirana iyo utavuze nabi uhita ufata inzira ukigendera ninjoro uzizo saa 10 saa 10 n'igice ngo kabunaniwe ako ni kangahe jana saa bimaze igihe pe sinzi icyabaye okay hari n'ikintu ashaka kubwira ndashaka kumenyesha ko ngiye gushaka undi mugore uvuze ntabwo byumvishe se ntabwo byumvise navuze ngo ngiye gushaka undi mugore undi mugore byanyabyo cyangwa ni ibintu uri kuvuga nyine kuko nari nkoreje igihe utahira undi mugore nkeneye undi mugore wa kabiri
kubera iki se habaye ni igiki ntakora hano ni igiki ntashoboye gituma ujya gushaka undi mugore ese ibyo nabyo biraje bijye ngo bimanza bitaba urubanza se uru rugo si urwo nisinemerewe gukoreramo ibyo nshaka uretse ko rimwe na rimwe hari ibyo wirengagiza ubu ni urugo rwanjye nawe njyewe hano narakubyariye turararana ndagutekera ndakumesera ndagukoropera iyi nshingano zose z'umugore hano warakoze ndashaka n'undi rero nawe aziyongereho ibindi ibikunaniye nawe bikore uretse ko ntazi n'ibyananiye yaba wari ubimbwiye ngo nabyo mbikora ahubwo icyo nakubwiraga byari ukukumenyesha umugore mwiza yego bakobwa bakuru ahandi mbona apeti turya apeti hano ni mu rugo feel at home ndabona madamu atari hano reka mutwereke ibyo byose ashaka Wiriwe kuko kuzanye umuntu mu cyumba uyu yitwa ni n'umugore wanjye nakubwiraga cyagiye yitwa Zera uyu yitwa Betty ni madamu mama w'abana banjye so Betty nishimiye guhura nawe umuntu wose wanjye umva rero icyo nshaka mubane neza mukundane nta nduru ushaka nta mahane ushaka muri ino nzu akazi mushinzwe ni ukunkunda no kunyitaho sibyo nta kibazo rwose nagiye mu ngendo ahubwo Betty nizeye ko tuzabana neza nta kibazo none se nta n'ukuntu kumushyira mu cyumba cy'abashyitsi yanagira ngo nagusuhuza ariko gusuhuza mumenyane ansanze mu cyumba ako narabikubwiye hari ikigutunguye kirimo je ni karibu wamufasha no gusasa niba bitararangiye ko ntacyo bitwaye okay bebe sawa nusubaye iki nta kibazo sawa Betty neza ute hanyuma kandi bebe uje umufata nk'umuntu mukuru nibyo ndabyumva arakuze gupfura sawa murasanga muri salo mwe mumenya Betty nitwa Zera nyine ni sheri wanjye ariko uyu munsi finally tugiye kubana ahubwo bite uri kwimva ute ufite imyaka ingana ntabwo imyaka ariyo y'ingenzi kuko wumva wamenye imyaka yanjye icya mbere ni uko mukunda kandi nawe nzamukunda humura n'ugira ikibazo tuzabana neza ntugire ubwoba ngo urashaje sheri ndatekereza ushobora kungana na mama wanjye wumva ngomba kukubaha byibuze njyewe ndashaje ubu se wabintu uje mugana gutya wabuze undi mugabo ahubwo ko muri imisatsi yawe yagusaziye umugabo we nta mafaranga ajya guha nawe ndabona uje hano iyo yawe izasaza se sinaba niryamiye unzanira ivarisi iri aho ngaho Betty icyumba cyanjye ni cyiza iki ngiki Betty ntabwo azakigarukamo bahita bamenya icy'abashyitsi Betty nzanira ivarisi iri muri salo
ubyemera koko bwana ntawe ubyemera ko Azanye umugore mu nzu mu buriri bwanjye Mana niba nkora ibyaha ko nufata ararengera ko ngerageza uko nshoboye ni iki nakoze ku buryo igihano cyaza kimera gutya cyo kubana n'undi mugore ku buso ko undi umugore mubi muri kino gihugu ku buryo ngiye bazanira undi muntu mu nzu bakagera naho binjira mu cyumba ko Mana we ko nane niyemeje ko ntazasengera ariko none imbaraga zirashize Mana zirashize pe wese kuri ayo yicaye hanze y'ibiti byawe kuri ayo yicaye hanze y'ibiti si wa mwana we hari ubwo ninjye turarana ntabwo watambuka ngo ujye urara urifata ukita umuntu utabyaye umwana siko nyine dushobora kuhatunga nzi neza wasanga ari njye nawe ahubwo dushobora kuhatungana cyangwa dusha imyaka mikeya ahubwo nuko wabayeho nabi mu cyaro ugasaza vuba vuba nta kuntu wajya uvuga utankora kure mu misatsi kuko ntabwo ari nk'iyo yawe hanyuma se mukecuru ndakumva watetse cyangwa ntabwo watetse icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nizere ko utatetse nk'ibiryo waratetse nijoro sibyo ikindi cya gatatu ntabwo uba utekeye ingurube hano kurya uzajya uteka ibiryo byuzuyemo yororo wagira ngo bakubwiye yuko uri gutekera ingegero sibyo subiza guhera ku cya mbere ugize vuba icya mbere atangiye umbaza niba natetse yego ntabwo natetse kubera iki se utatetse kandi wiriwe uhennye aha ngaha ako kantu ko guhena ko sinakurenganya ntabwo nzi aho bagukuye ubwo ni iwanyu ari uko muvuga impamvu ntatetse ni uko muri uru rugo ngewe ntari umukozi wawe icya kabiri ngo ntibibemeze nk'ibya nimugoroba ibyo bya nimugoroba nabyo ntabwo ari we nari nabitekeye no ko waje ukaza nk'umuvumbyi umeze nka twa tuntu tugenda hejuru y'inzoga z'abandi harya twitwa nk'akazizi cyangwa isazi hanyuma se wararezwe basi wowe wigeze kureba uretse icya gatatu harya cyari iki subira inyuma urumva njyewe ndashaje ntabwo ngiye ndi radiyo cyangwa televiziyo yose ubizi inyuma sibyo icyo ngicyo wanze cyumve neza ngaho utambuka ndetse kuri ayo uhinnye akagonga aha ngaha nakanjye ntabwo ndiho ngutira ukambwira ikibazo wasi ufite wenda hari icyo nakumarira njyewe ibibazo byanjye mbibwira Yesu ntabwo mbibwira ingegera cyangwa inzererezi ntugasuzugura kubi Mana igira neza ubundi wowe kuko uzi ibintu byose wishyize mu mwanya wanjye aha wakora iki ndaje mubikisha niko se beti kuri kunywa icyayi wenyine mfite amamagaye ngo nze mu icyayi nkaba mbona nasetinze igikombe kimwe
ntabwo uzi ko n'umugeni muri uru rugo. Sheri umuntu yitwa umugeni iyo hari umuntu wajyanye inkwani iwabo hari n'ibiseke byahageze. Iso bigeze bamuzanira inzoga uri umugeni kwande. Ese ko mbona bari batubwiye ko tugomba kujya twubahana nkambona utangiye kunondagira. Imanura aho wumva nagutondagira. Undi ragutondagira ureshya ufyo uberesa kugutondagira ko kugukandagira. Ubu nimba nkandagira wowe baba bagira ute? Soni. Kuri kumwe icyayi wasetinze. Ko bakuzanye se bakwitanya mugore nya kugira Imana nta maboko ufite. Mva nkubwire. Ikintu ugomba kumenya nuko muri uru rugo ndi umugeni. Sibyo wowe urashaje urusaziye mugira ngo urabizi. Baranaguhaze ko nabo bajya kukuzana umugore wa kabiri. Kandi ko kumpaga uvuze ko niko ariko tundi twose dusigaye wibeye wakabaye rero uzi kugomba kumfataniza kuko ukumfata neza niko umugabo wawe ndashobora kukugurira agakanzu nkajya mugati nyamara kagacecuru kawe uko biri karakanyakanya ariko nge nigenda nkamubwira ngo byagenze gutya na gutya urarusohokamo. Hari umuntu wakubwiye se ko navuye hahiye nimba rero hatarigeze hashya uraza gusubirayo nanatiki ntanakenda ko kwambara ndacyaba afite nzabahamagara bayinyoherereza itiki. Se ko umuntu ushanuka cyane ubundi bite byawe so gushanuka birenze kwinjira mu rugo rw'umugore nukuwe gushanuka birenze icyo ni iki ibyo akaba bibaza umugabo wawe haryo usubirana umugabo wawe ra yewe nanjye ibyo ntago mbizi hari ucyo wakoze umva rero hari ukuntu ubundi nabona udafite ubwenge ariko arakandu kuvuga ngo nyine mubwire sheri sibyo bwa mbere n'ubwa nyuma usa kuba icyayi wenyine ugomba gufata inshingano zo kuza kukomaga umbyutse mabusha waramutse. Listen to me. No. Listen. Nase no. Ugomba kuza kumbyutsa ngwino mu cyayi mabusha akasanga ushyushye utuzi. Harya yangirwa mugabo yacu yakubwiye ko ndi umukozi cyakubwiye ko ndi umugore. Yambwiye yuko nyine ushobora kuba uri umugore ariko udafite garanti hano urumva of course ngomba kutabona afite garanti zoki ariko kuba umukozi byo ntibikunda. Tugomba kubana neza rero mushaka. Nje uretse no kuba umukozi nta nubwo nahinduka inshoreke cyane cyane nkingana nkabo. Nanjye rero nyumva dore nakumvise. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma uza kuntuma no kumpagarara ku mutwe. Ufite amaboko abiri, ufite amaguru abiri. Ubwo nk'ubwo simbizi niba bukora neza ariko guteka icyayi ntago bisaba byinshi. Ubwo ufite bwa giteka. Do you copy? Nabyumvise neza cyane. Ngaho mbibere. Hari ikindi gihe ujya gitunda amagambo uvugana nanjye kuko nawe unzi ntuzi icyo mbiki. Icyo ni cyo ndakibona. Uri inshoreke wa mugabo hari ikindi kirenze icyo kiranejeje ariko ahubwo nawe ubara amagambo ukoresha n'udukorwa ukora. Kuko nubwo ndi umukecuru ibyo nagukorera byakurenga. Imbesire. Ishyano kumona ritoroshye ndakora iki? Gututinyuka kunuka ngo ndi imbesire. Gute? Azanye indaya muri urugo igiza kunshinga ku mutwe nkurura imisatsi. Hari umuntu akubwiye ko wankuye ngewe hahiye. Ariko jure yakuna muruta. Namuruta su n'umwana nabyaye wazanye hano ngo ndere. Ngewe shizwe kurera izi ndaya za rubanda. Okay. Su iki? Abo ngomba kuvugana n'uvuge. Ibyo byarangiye. Ibyo byashize. Arambwiye ngo ngiye kujya nkundagura nkumva gusohotse muri uru rugo. Nta mwanya gifite. Naho nakubise wowe nogera gukoza intoki nanakwica. Navuze ngo mugabanye gasoko muri ino nzu. Aka gasako niyo wakazanye. Sibyo. Aho bigeze ko igihe nakubahiye. Narakubashye bihagize ubu byarangiye. Nta gano wankuye hahiye. Kwanza uru rugo niyo ndaya mu sigara ubigirayo. Igira mva mu nzira njye kuzana imyenda. Ako wikanze cyo no munsi wo. Ukanteza indashi. Ngira ngo ngiye ntago ngira aho mvuga. Kigori. We. Sibiriya namugize. Kwafasha kenda. Nanjye ntabwo nagumana hari umuntu umeze kuri iyo uzibona nkubise n'ibiki
sibyo ese ntawe nkubitaho noneho nuse mupfuye njyewe nsanze ari kunywa icyayi ndamubwira ngo ese ko kudatubwiye nyine ngo tujye dukundana ngaho muzubake rukomere ntabwo ngiye nabana n'indaya mu nzu n'umugabo udafite ubwenge nkawe ngira nimero yangu ushyirireho tiki ushyiraho itike undusha amafaranga wambwiye bw'ibyo Biri uteze wagira ngo se ufite isafari ibisebe biri mu ntebe utakuye ni umushitange uri hanze baramubwiye ngo mwoherereze agafoto urumva rimwe ndagira ngo mfate agafoto nsa neza wowe urasa neza ariko intebe zirasa nabi zirimo imiceri iminsi yose ashatse umukozi intebe zirinda gusa nabi gute kandi ufite amafaranga twagashatse umukozi akajya bitunganya ndumva ndushye wategura ku meza nza nkarya ubundi ugasigara wifatira utwo dufoto twawe nari nzi ko uri buze wariye cyangwa ukabizana kubera ko ntabwo naje hano kuba umukozi ntagushirire wa jorek tw'utuburage twa buri kanya ntabwo ari burage ariko urasa neza tu ibyo ni ibisanzwe se yageze umenya asa nabi ko ufite umunaniro ariko ni se wagiye kuryama kuryama nimba waje utariye ibyo ni akazi kawe seriyeuse ndaryama se ntariye none se kutabizanye wajyaga ngo ubigende bite none se iyo nagiye guteka none se njye mu gikoni njye guteka ndi umukozi kwirukanye umukecuru wajyaga gufasha akagutekera nese ubwoko nanjye are you serious ntabwo nigeze ntego nenze uko njyewe uri bubisane nyine cyangwa duhamagare batuzanire siri ntabwo ndi umukozi ese kuki utari kubyumva njye naje hano nyine kuko dukundana ntabwo ndi umukozi muri uru rugo ku buryo wicara ahantu huzuye imiceri wariye niba ari ejo ubundi niba ari ryari ntushobora no kuyihanagura reka basi njye tubyorere kuba ntarya warangiza ugakora amasuku kuri wowe ubwo urumva nyine ukeye mu gihe wicaye n'ahantu hadakeye nese wowe ubundi kuki ibyo kugenda kandi nawe ufite amaboko ukumva ko ari njye ubundi wabikora asuri seriyeuse muko njye mbanza nkora isuku hano mbere yuko njya mu kazi usigaye uryamye hariya nagerega ntabwo niriwe hano uje aribwo nkigera ahangaha nagiye mu kahe kazi se twari twasohotse n'abadamu b'inshuti zanjye n'abakobwa twiganye urumva rero ntago ahubwo gira umfatore action sheri nakumenyesha ko ariko ngiye rero muri gahunda zanjye nambaye gute sana nawe cyangwa kiriho uturinete gihe wambaye iryo mbese wongera kureba kandi cyangwa ni ukuri hano mu rugo ntabwo dusize urugo rwonyine ikindi kandi nazamara ahari gutya sibwo mbaye neza cyane kurushaho naba abandi baba bahagaze ku biro ariko uvuze ngo iki umunyarwanda yaciye umugani ngo wirukana umugore urya igufwa ukaza n'urimira bunguri biti yari umugore kabisa biti yari umugore mwiza rero mbwire ndambiwe kujya uhora umbwira beti sibyo yari umugore uzagende ujye kumukurikira iwabo urahazi ntekeza ko utahayoberwa sibyo wongere umugore we muri ino nzu n'ubundi niwe warashoboye wa mugani wawe gukoropa agafura akoza ibyombo akanaguheka nduzi kutegereje ko bazajya banaguheka umugabo utagira ikintu nacyo buri se ko bavuga ngo gender balance ubwo umaze iki muri urugo wowe usibye kumva ngo wagiye mu kazi mu gihe biri hano nta kintu wakora abagore bose undi ndo gushutse ko ari abakozi bawe
ndamera kujya uhora unyibutsa Betty uri kumva neza nta nubwo ngenda umukobwa mubi ku buryo nabura n'undi mugabo ko kimeze nakugiriye impuhwe ndakwemera sibyo naje ufite iminkanyari ubu ngubu iri hehe ni wari warashaje sinagusazuye wajya ngo umusore uziko ngira ipfunwe kuba witwa umugore wanjye wow guru umeze nk'uworowe ntabwo wamenya ko warezwe wowe uzatungurwa none kumbonanye n'undi mugabo urenze bra ukamureka ukavuga ati ahubwo narisimbukuruje narakumenyeshaga yuko nta nubwo nari type yawe kumeza kuva uyu munsi ngiye kwigendera usigare mu ruzu rwawe n'ubundi wigize intuza yirirwa itambara waratandaraje n'ukuri gushaka umugore uyu munsi ejo ukaza n'undi ugenda ushaka abandi batari njye kandi imyenda yanjye ejo nzohereza umuntu aze kuyifata mpereza n'amafaranga hano kandi ndavavu nta giciro cyanjye nagisiba genda mu kirori ugiye mu guha amafaranga ndavuze ngo mpa amafaranga cyangwa nsubire mu cyuma ajye kuyiha aho hari se ndahayobewe mva mubwire sibyo basi bwa rimwe giramo akenge gatekereza ugiye mu kirori utansabira uruhushya uretse gato ugiye mu kirori utansabira uruhushya ugiye wambaye uko ushaka nta kintu uba ugomba gukora hano umaze no kunsezera ngo nguhe amafaranga none se urajya mu nkambarire nambara uko ushaka wowe cyangwa ngomba kwambara uko ngiye nshaka hanyuma nguhe amafaranga yo kujya mu burayi bwawe n'ibindi ntazi hanyuma hakugumana n'undi cyo nashakaga narakibonye niba ari udufaranga banki yanjye mamini konti yanjye ntekereza yuko ubu ngubu iraryoshye imeze neza sibyo ikindi kandi wanyibeshyeho undatira Betty wagiye kumurikana se utamureba arakuruta 100%. yaramaze wanzanye ubizi yuko anduta iyabo waruzi kandi utanago waremeye kumunza cyangwa bagiye umunsi wa mbere nzana mama umuntu mani wari yo none usanze ndiki sawa ngagumana inzu yawe